BDF yahagurukiye gufasha abantu bakora imirimo itandukanye ariko bakaba badafite ibikoresho byose bya ngombwa, ibashyiriraho gahunda y'ikodeshagurisha leasing, aho ibafasha kugura ibikoresho ariko bikaba ari nabyo biba ingwate kugeza igihe uje kwishyura akabyegukana bikaba ibye. Muri BDF ni uburyo bushya bwo kugira ngo dufashe abantu kugira ngo babone ibikoresho, imashini bakeneye mu bikorwa byabo bibyara inyungu. N'inguzanyo mu by'ukuri yatangiye ireba cyane abantu bo mu Gakiriro kugira ngo babashe kubona ibikoresho byazamura ubwiza n'ingano ry'ibyo batunganya, nyuma tuza kuyagurira no mu zindi sectors. Ubu tureba baji, ubudozi, tukagira kongerera ubwiza cyangwa se agaciro ibikomoka ku buhinzi ariyo agro processing, tukagira manufacturing ibijyanye n'inganda zaba into ndetse n'inini, ndetse no kongerera agaciro cyangwa se gutunganya imboga n'imbuto. Ukeneye ibyo bikoresho rero icy'ingenzi tureba ni ukuvuga ko aba afite nibura umushinga wize neza, akagaragaza imashini akeneye ndetse akagaragaza n'umusaruro zizamuha kugira ngo turebe niba izo mashini koko zizakora zikabasha kubyara inyungu izabasha kuzishyura. Iyo saba imashini zigera kuri miliyoni 100 nta ngwate tugusaba, izo mashini nizo ziba ari ingwate nk'uko byitwa ikodeshagurisha. Iyo urenza miliyoni 100 tugusaba ingwate iza kwishingira izo zirenga kuri iyo ngiyo. Kuri bwa buryo bwa kabiri bw'ikodeshagurisha riciriritse ari ryo micro leasing, ni uburyo bushya twatangiye busimbura ubwo twahoranye twitaga toolkit twacishaga mu masako. Iyi twayitangiye kugira ngo nayo twongere ingano y'amafaranga yafatwaga, ko muri toolkit twatangaga kugera ku 500,000, ariko ubu ngubu umuntu ashaka kubona, yari umuntu ku giti cye ashaka kubona kwagera kuri miliyoni 5, yaba ari company ifite abanyamigabane barenze umwe cyangwa se koperative bakaba bashaka kugeza kuri miliyoni 10. Ubwo buryo bwo rero ntabwo bureba ku ma sectors zose ziremewe. Icyo tureba cyane ni ukuba ibyo bintu warabyize, ukaba umaze umwaka ubikora, ukaba ukeneye ibikoresho byo kugira ngo ubyagure. Uyu ni umugenerwabikorwa wa BDF ukorera mu karere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba. Nari nsanzwe nkora amasoko ariko nagira imashini nkajya kubajisha ahandi nkakora amasoko, hari n'amasoko ya miliyoni 170, 100 gutya, ariko ntafite imashini nkarushaho guhomba kuko nakoreshaga ahandi nkunguka duke. Ariko nagiye njyana ayo makontra muri BDF barareba babona ko nkuye imashini barazima zingeraho zihagaze agaciro ka miliyoni 40 n'imwe ni 200, ariko ubu ndazishyura neza nta kibazo gihari. Komande yose nabona ntabwo yananira kubera ko mfite imashini zibishoboye kazi zikora neza. Komande yose nabona uko yabihagaze kose nayikora. Muri ikintu cya mbere ni imashini, nindangiza kwishyura urumva inyungu ziyongera kuko amafaranga nzaba ndimo kuyakorera nyabika nta handi nyajyana. Aha mu karere ka Ngoma abahagarariye BDF bagerageza kwegera abaturage bakabasobanurira imikorere yayo, ari naho benshi bakura gutinyuka bakayigana. Ntago ari ngombwa yuko umukiriya aza hano ku office, twe tubasanga aho bari muri gahunda yo kumenyekanisha ibikorwa bya BDF. Tubasanga mu mirenge, tubasanga mu tugari. Tuvuge nk'ubu nk'ejo ni inteko y'abaturage, ejo tujya mu nteko y'abaturage tukavuga ibikorwa bya BDF. Iyo rero mu nteko y'abaturage harimo babandi bakeneye iyo serivisi, bahita baboneraho amakuru, hakabaho noneho n'ibikorwa nyamukuru BDF barateguye cyo twita awareness campaign, aho tuzenguruka mu mirenge yose igize akarere ka Ngoma. Kuba BDF yaramufashije kubona imashini akavugurura imikorere byamuteje imbere, byaba ari mu kazi ke ndetse no kuzamura imibereho y'umuryango we. Arashishikariza n'abandi bafite imishinga ikeneye ubufasha kwegera BDF. Umusaruro wariyongereye, nk'ikiranguzo cy'imbaho cyariyongereye kuko amafaranga agenda avamo. Nagiye ndangura imbaho nyinshi nkabasha guhaza amasoko mbonye, mbasha no kubaka inzu mbamo, ubirahari nawe yubatse, nubaka n'iri ubucuruzi hari Remera mu isantre. Urumva muri make mo ziranyungura. Nanjye urabona aho ingejeje yampaye imashini, ndifuza ko nazabona n'izindi zirenze kuri zo, ko hari izindi ntekereza. Ariko icyaba cyiza nuko abatarayigana baza bakandeba naye nkabagira inama bagatinyuka bakajyayo, nta kibazo ni karibu rwose.
na BDF irabwira abanyotewe n'iterambere ko ihari ku bwabo. Kushaka rero gusaba cyakwegera BDF yegera akarere akoreramo, akaba bashaka kumuha ubusobanuro ndetse bikanamufasha kuba yasura abo twafashije muri ako karere kugira ngo arebe ibyo bamaze kwitezaho imbere, nawe bibe byamufasha kugira ngo nawe agire igitekerezo cyo kuba yakora umushinga mwiza kandi usobanutse. Gutera imbere ni ugukora cyane yego, ariko iyo ukora ibintu biri ku murongo birushaho kukungukira. BDF nicyo gisubizo kuri iyo ngingo.